noneho iri jwi ndi kuvugana nawe riherera muri wowe. Ndagira ngo tuganire ku nzira. Iri jwi rya Anicet niyo mugabo riherera muri wowe, rigakrosinga muri mayindi, rikazenguruka mu ntekerezo, umutima wawe ukaganira n'iryo jwi riri mu ntekerezo. Ariko noneho ndagira ngo tuvuge ku nzira. Ayo maguru ntawe aruza hazanyura, si ku rugo rw'umurozi, si ku mupfumu, si ku mukonikoni yanyuraho bari kuyavuna, si kwa mukeba ntiyamuha inzira. Ntabwo ari kwa nyogosenye, si kwa nyokorome, si hazanyura. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ndabasuhuje mu mwami wacu Yesu Kristo. Abantu tutamenyeranye, amazina na Anicet niyo mugabo. Hanyuma tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi TV, umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, umwanya wo kugira ngo twubakane mu buryo bw'ubugingo, kugira ngo duhemburane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko mubonye wa munsi wegereje, mujye murushaho kwaturirana impamvu z'ibyiringiro byanyu, kugira ngo muhumurizanye, mubwirane zaburi, ibihimbano by'umwuka. Ijambo rikomeza rivuga ngo kugira ngo hatagira uwacu n'umwe usigara. Rero Imana iturinde, ari njyewe ubabwiriza ijambo ry'Imana ndetse namwe mubwirizwa, iby'umwuka yagennye uyu munsi abisohoreze muri twe kubw'ubuntu bw'Imana ihoraho. Imana ibaha umugisha. Dushimiye buri muntu wese ukunda kubana natwe. Mu by'ukuri hari inkoramutima tutabura gushimira, abantu mwandika muri komenti mukatwereka ko ijambo ry'Imana ryagize umumaro muri mwe. Hari n'abandi murisangiza abandi. Nk'umugaragu w'isumba byose, ubona Imana yahamagaye mu cyimbo cya Kristo turi mu isi, mbatuyeho umugisha w'Imana mu izina rya Kristo. Mperutse gusoma kantu kamwe umuntu yari yanditse, aravuga ngo birashoboka ko umuntu yavumwa cyangwa agaterwa umwaku. Hari abantu batemera ko umwaku ubaho. Ni byiza mukomeze mu buhakane, kuko wemera icyo wabonye, Imana ikomeze iwukurinde. Gusa Potifari we yabonye imyaku 7. Uwo muvandimwe akomeza avuga ngo ugahura n'ibibazo, ingorane n'ibindi. Aravuga ngo ibyo byose bikaza bigasharirira ubuzima. Aravuga ngo ariko hari ikintu nabonye. Aravuga ngo umwaku ntiwakuraho umugisha, ariko umugisha wakuraho umwaku. Rero iyo tubatuyeho umugisha, ni ukugira ngo bakurireho umuruho, umugisha ubakurireho imvune zo mu mitima. Kandi mbibutse, umuruho mu utandukanye n'umunaniro. Umunaniro ni umuntu agira kubera imikorere, urugendo runaka, ariko umuruho ni imvune, ni igikomere cyo mu mutima. Rero umugisha tuba tubatuyeho ujye ubakuraho umuruho, ubahihumure muri Kristo Yesu, kugira ngo mubeho mutuje, muguwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nabura no gushimira abantu mwakoze subscribe kugira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana. Kandi bera b'Imana, ndabizi neza ko igihe kigiye kuza tuzababera b'umugisha, namwe mukatubera b'umugisha. Ko ndumva tugiye gufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, imvugo y'Imana. Imana ivuga ite? Imana ikora ite? Imana ntigira formule, ariko igira amahame ngenderwaho. Bivuze ko umuntu wamaze kumenya Imana niwe umenya ijwi ry'Imana. Wamenya Imana gute? Wakorana nayo gute? Ndabizi ko Kristo azabana natwe. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge. Sinzi aho uri, ariko icyo nzi cyo ni uko wizera Yesu. Ntabwo nzi icyo uri gukora, ariko icyo nzi cyo ni uko umutima wawe uri gutekereza Imana. Ntabwo nzi aho uhagaze, ariko uyu mwanya ubugingo bwawe bushinganishwe muri Kristo Yesu. Ndagira ngo uyu mwanya uwutegure. Niba uri muri ofisi, niba uri mu nzira, niba uri mu rugo, niba uri mu buriri, niba uri mu modokari wicaye utuje, ndagira ngo dufatikanye tubanze dusenge. Gusenga ni ukuramya, ni ukuganira n'Imana. Ntibikabe ko wabikora utabiteguye, ntibikabe ko wabikora utazi icyo uri gukora. Reka dufatikanye dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu, umwami w'ineza, Imana yaduhaye Yesu Kristo nk'imbabazi, ukamuduha nk'ubutunzi, ukamuduha kandi nk'ubuturo, warangiza ukaduhishurira kumwizera kubw'imbabazi watugiriye. Izina ryawe nirishimwe. Twebwe tugiye kuvuga izina ryawe, twibuka ko uri Uwiteka. Twe tuzapfa tuveho, umubiri wacu ubore, ntituzongera kwibukwa. Ariko mu gitabo cy'abana b'ubugingo, abo wanditse, umubiri uzasinzirira guhera
deja burundu isi yibagirwe ko twigeze tuyikandagiramo, ariko twe ntituzibagirwa ko twagize umucunguzi. Ntabwo tuzibagirwa ko Imana ari data wa twese, kuko tuzabana nawe tukuramya, tuguhimbaza, turirimba amashimwe. Muririmbyi yaravuze ngo tuzaba ibihumbi turamya umukiza. Mwami, ndabizi ko uyu mubyeyi azitabira itsinda ry'abaririmbyi bazaririmba. Ndabizi ko tuzabana mu gitaramo n'uyu mwene data. Ndabizi ko tuzaguhimbaza. Izina ryawe nirishimwe. Ibyo iyo tubyibutse bigitsikamutima kibyara umunezero udashira muri twe, bigatuma twibagirwa imibabaro y'isi tukayibona nk'ibambye, kuko turi abagenzi bajya mu ijuru. Udufashe ukuboko, niko Yesaya yavuze. Yaravuze ngo mwebwe abona ahetse mukiri mu nda nkabakikira mukivuka. Wowe uratura mu kanwa ka Yesaya uravuga ngo ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe waduhetse uturenza ku munsi mubi, uturenza aho urupfu rwari ruri. Waraduhetse utunyuza mu bihuru by'ibihanamanga, uraduheka uturenza amacumu n'amasasu, utubera umugongo amaserike yibayabajije, utubera umugongo imva zuzuye bamaze zapfubye, utubera umugongo inzu zishya, utubera umugongo amafirimba tuvuga inyuma ngo ngabariya, utubera umugongo. None tugeze ahangaha Mwami, aho siho wadukuye hakomeye nk'ibihamya byo kukwizera, ahubwo icyatumye tukwizera nuko waduhaye Kristo ngo abambwe tubamburwe, yambika ubusa kugira ngo twambare. Yageze mu bagira iki bamumenye, baravuga ngo noneho Hoziyana, Hoziyana, waza ukadukiza. None natwe turabyeruye uyu mwanya, uyu mugoroba, aya manywa, iri joro, iki gitondo, waza ukadukiza. Waza ukadukiza urungabangabo rwo kutakumenya, waza ukadukiza urungabangabo rwo kubaho tutakuzi, wadukiza urungabangabo rwo kutamenya ijwi ry'Imana, wadukiza urungabangabo rwo kutamenya bagukorera. Noneho waza ukadukiza, ukadukiza urupfu rw'iteka, ukatukiza ibyaha n'urubori rwabyo, ukadukiza umubabaro n'umuruho wo mu isi. Kuko ntabwo ukiza urupfu gusa, ukiza indwara, ukiza uburushyi, ukiza imvune, ukiza ibintu byose bitsikamira abantu kugira ngo bibabangamire. None uyu mwanya turasenze ku ijwi ry'umukanguzi kugira ngo ukangure ubugingo bw'abera, kugira ngo babe maso, ukangure ubuzima bube buzima, ukangure imibiri yongere ikire, ukangure ibyiringiro byacu twongere tukubahe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mana, dusenganye n'umunyamibabaro kugira ngo yishime anezerwe. Umunezero w'agakiza k'Uwiteka ube kuri we. Uyu munyamibabaro yongera ahindukirirwe n'Imana, Imana yongera imubone, Imana yongera imurebe, ubwiza bw'Imana bwongere bumurabagiranire. Aba umuntu amaboko y'abantu arekuye. Duhamagaye amaboko y'Imana yadukikiriye mu nda, ukaduterura kugira ngo tubeho, duhumeke umwuka, duhabwe n'ubugingo buhoraho. Duhamagaye ayo maboko kongera gutera uyu muntu watawe akarekwa mu izina rya Kristo. Mu isi hari abantu tujya dukenera Mwami, babibona bityo bakabigira inkota yo kutwica urubozo, ariko we nturi nk'abantu. Ntabwo wowe uri nk'abantu Mwami, wowe ntabwo uri nk'abantu Yesu. Haleluya. Ntabwo uri nk'abantu watinyutse Gologota urayinesha, ntabwo uri nk'abantu watsinze rupfu na kuzimu urazuka, ntabwo uri nk'abantu wicaye iburyo bw'Imana ngo natwe tuzabaneyo nawe, ntabwo uri nk'abantu uduha isezerano wowe ukarikurikirana ukarisohoza, ntabwo uri nk'abantu uhabane ngumba, ntabwo uri nk'abantu ujya ubasa w'imfubyi. We nturi nk'abantu, uri intare, uri intare Mwami. Ni wowe gitangaza twizera, ni wowe Mwami twiringiye, ni wowe butware twabonye. None uyu mwanya ndagusabye kugira ngo guhinda kw'inkuba bituze ijwi ry'Uwiteka ryumvikane, gusuma kw'amazi menshi biceceke, amajwi twumva mu matwi yacu atuze. Imana ivugane natwe, Imana itugenderere, gukora kw'Imana bigaragara. Umuntu wese ushimye ko aba igikoresho cyawe, umukoresha iby'icyubahiro, umukoresha ibizatuma ijwi ry'impanda rimuhamagara. Olia bone Simon right, Oli Saini Maria, Penio Sainima, Mendia Sakita, Edoraye Maniyo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye wowe utari nk'abantu kugira ngo ubumbure ikiganza, ugabire imigisha aba bantu bawe, ugabire ubutwara aba bantu bawe, urukundo rw'Imana rugaragara, ineza y'Imana igaragare. Wowe utari nk'abantu, amarira y'umubabaro n'uburushyi uyakiza abantu, wowe utari nk'abantu, kugira ngo ineza yawe igaragare Mwami. Turagutabaje, turaguhamagaye, turagushimiye Yesu. Izina ryawe nirihabwe cyubahiro, tugusenza tugushima kubwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma,
nshimiye Imana ko icyo yavuze kizasohora kuri wowe. Mbere y'uko nsoma ijambo ry'Imana, reka mbabwire ko hari icyo Imana yavuze mwumvishe, ariko hari n'icyo yavuze mutaramenya. Icyo yavuze mutaramenya yagitegetse isi itarabaho, igitegeka nawe utarabaho kugira ngo uzabeho ugendera mu migambi y'Imana. Birasobanuye ngo nawe utarumva ijwi ry'Imana, Imana yakuvuzeho, Imana yaragambiriye, yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, iramubwira ngo ngushyiriraho kugira ngo umuhanuzi uhanurira amahanga. Buri muntu wese waremwe afite icyo yaje gukorera Imana no gukoreshwa nayo. None rero ubwo turiho tubane nayo, Imana ikomeze ibagirire neza. Icyo Imana yavuze kizasohora. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo Imana yavuze kizasohora. Ntabwo iri jambo riri kumvamo. Ndagira ngo mbabwire ngo umugisha ukuraho umuruho, ukuraho umuvumo, ariko umuvumo ntukuraho umugisha. Abantu barakuvuze byatumye iry'Imana yakuvuze ritazasohora. Ntabwo byatumye Imana yavuze izaceceka ku buzima bwawe. Ntabwo byatumye amaboko y'Imana arekera gukora. Ndagira ngo nkubwire ko n'abantu bakuretse kubw'ibyo bagezeho, ntabwo mu bubiko bw'umugisha w'Imana, ntabwo Imana yawuyoreye rimwe ngo iwumare, bisobanuye ngo ibiwumariye ababisha bawe. Nawe ifite uwo yaguteganyirije. Niyo mpamvu nkubwiye ngo izere uyihanga amaso, kuko iyo twizera niyo Mana. Imana ishimwe. Ntabwo piyesi z'ubuzima z'umubiri ntabwo zashize mu bubiko bw'Imana irema. Imana iracyafite uburyo bwo kurema umugongo muzima. Wikwiheba, ifite uburyo bwo yarema umutwe muzima, ifite amaso mazima, ifite amaboko mazima. Ibi birwara Imana ijya ibyirukana. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yavuze izagikora. Yaravuze ngo nzamanura ihema ryanjye ribe mu bantu banjye, ngo kuko bazaba abana banjye, noneho nanjye nkaba Imana yabo. Kuko bazaba abana banjye nkaba Imana yabo, ngo bazaba ari abahungu banjye, nanjye baba abakobwa banjye, nanjye nzamanuka mbese. Kandi Imana yongere isa n'icyuho, yica ibyuho by'ihema. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Sinzi impamvu haje Yesaya, ntabwo nzi impamvu haje Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho ni icya 35. Muri hangana hano twicaye, hari umuyaga uri kuturogoya, turi gusoma, turabumbura impapuro zikagenda. Igice cya 35 Yesaya. Reka dusome kuva ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ikidaturwa kizishima kirabye uburabyo nk'abasereti, buzarabya uburabyo bwinshi, buzishimana umunezero n'indirimbo, buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni, bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Murongo wa 3, mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izazibakize. 5, icyo gihe abatabona cyangwa ababana n'ubumuga bwo kutareba bazareba, bazabona, impumyi zizahumurwa. Imana ishimwe. N'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya n'urufunzo. Murongo wa 8, kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. 9, haravuze ngo nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana, tuvuge ku nzira nyabagendwa.
ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ryarambwiye ngo Yesu niwe nzira, niko guhamya yahamije. Yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Aravuga ngo nta muntu uzajya kwa data ntamujyanye. Sinshaka gutindaho, ndashaka kuvuga ku nzira. Umunyarwanda yaravuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Birumvikana niba amaherezo y'inzira ari mu nzu, aho yarangiriye ni naho itangirira. Sinzi niba iyi filozofi yumvikana ko ikintu cyose aho kirangiriye niho gitangirira, kandi aho gitangiriye niho kiba kirangiriye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ububasha bw'Imana bugaragarira mu bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Nshatse kuvuga ko ikiriho cyose gifite n'igihe kizaviraho, kuko nta kiri munsi y'ijuru kizahoraho uretse Imana yonyine ihoraho. Ariko ibiri munsi y'ijuru byose Imana yagennye, yabitegekeye n'igihe cyabyo. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki: ikintu cyose gifite itangira kigira n'iherezo, ariko igitangaje ku Mana twizera niyo tangiriro kandi ni nayo herezo. Iyo ubwayo nta gihe na kimwe itabayeho, nta n'igihe na kimwe itari ihari, nta n'igihe na kimwe izaba idahari. Imana ishimwe. Nshimiye Imana ko igihe cyose yari iriho, izahoraho. Icyo nicyo cyitwa ndiho, nicyo gituma Imana yitwa Uwiteka Yehova, Imana ihoraho. Imana ibaha umugisha. Umunyarwanda avuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, ariko n'itangira ry'inzira ari mu nzu. Nta muntu ushobora kwitwa umugenzi atabonye inzira. Nta n'umuntu ushobora kuva aho ari atabonye inzira. Nta n'umuntu ushobora kugira aho ajya atabonye inzira. None Kristo niwe nzira yacu itugeza mu masezerano. Amasezerano n'umwuzuro w'ubuhanuzi byose bisohorera muri Kristo Yesu, kuko Kristo niwe zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru. Imana itubwira abantu batatu mu buryo busa naho buzimije, ni spiritually, nubwo buvugwa mu buryo bw'umubiri. Ubutatu butagatifu yaravuze ngo mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ntabwo ari Imana eshatu. Noneho ngo abo bantu muzababatize muri iryo zina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ntabwo yavuze ngo muzabatize mu mazina y'Umwuka, Imana, Mwana n'Imana Mwuka wera. No, yavuze mubabatize mu izina rya Data wa twese. Biravuze ngo Umwuka na Kristo n'Imana ni bamwe, bari kombine. Noneho bose bafite izina rimwe. Nimujya kubatiza muzababatize muri iryo zina rimwe. Iryo zina rimwe rero ni Kristo Yesu. Imana ishimwe. Niryo zina ko Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Kristo. Nubwo rero izina ari rimwe, n'inzira ni imwe, kabiri n'irembo ni rimwe, gatatu n'Imana ni imwe, kane n'umubatizo ni umwe, n'urukundo ni rumwe. Imana ishimwe. N'umusaraba ni umwe wa Kristo, n'igihe cyo gucungurwa ni kimwe, n'impanda ni imwe, n'ijuru ni rimwe, n'intebe y'Imana ni imwe, n'ubwami ni bumwe, n'ubutware ni bumwe, n'umubatizo ni umwe. Imana ishimwe. Noneho ikindi, n'umuzuko ni umwe. Noneho ibyo byose kugira ngo tubigeremo nuko tugomba kuba turi mu nzira ya Kristo Yesu. Iyi nzira rero niyo itugeza ku Mana ituvanye mu isi. Kugira ngo ugere nuko urava ukagera, uva ahantu ukagera ahandi. Kugira ngo ugere mu Mana, Yesu yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu cyangwa se Yashoni cyangwa Jehosh cyangwa Joshua cyangwa Isa cyangwa Josui bisobanura umucunguzi. Aje mu cyimbo cy'Imana, aricyo gituma hawe izina risumba ayandi mazina. Ko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo kuko wanze gukiranirwa ukanga ubugome, ngo wakunze gukiranuka wanga ubugome. Ngo nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, igusiga amavuta yo kwishima, ikakuruta. Turashimira Imana, nagira ngo tuganire ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana nihimbazwe cyane. Kandi aho ngaho uri ntabwo ariho wahoze.
ntabwo ariho wahoze. Ufite aho wari uri kugira ngo ugere aho ngaho. Mukoresha ubwenge butekereza tuganire. Abantu benshi tuzi inzira mu buryo nyabagendwa tugendamo. Isi ifite inzira enye. Hari inzira abafizisiye muri astronomy murayizi, ariko abantu bose barayizi, twita network, uretse kwikorera mu isanzure rimwe mu buryo bw'imyuka cyangwa se bw'umuyaga, ariko mu buryo bwa connection, reka mbyite gutyo. Hakaba ni iyo nzira ya connection, turahamagarana, ijwi rigahanahana n'irindi kubw'ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'umuntu, ariko rigashingira ku by'Imana yaremye, umuntu akagenda. None kuri iri koranabuhanga niho muri kureba Anicet niyo mugabo. Muntega amatwi mu nyumve. Ntabwo uri kunyumva kuko ugutwi kwawe gukora. Uri kunyumva kuko ngewe navuze. Kuko wumva, kuko umuntu abumbuye umunwa, wumva kuko hari ikivuzwe, wumva kuko hari ijambo rivuzwe. Noneho iri jambo nubwo uri kurebera ku ikoranabuhanga, telefone cyangwa mashine, televiziyo cyangwa n'ahandi na radiyo, bikaba bifite mikoro ikarangurura, ariko mikoro ntabwo ifatanye nawe ngo igushyire amajwi. Hari utuntu abahanga abize biyoloji muzi icyitwa atome, gafite akandi gace katwo twita utunuwayo, tugenda ijwi niryo rigenderaho utwo tunuwayo, kandi mbibutse ko n'abasiyantifike nitwo mwita, ubundi ni natwo mwita oxygene, ko iyo umuriro waka nitwo uba uri gutwika. Noneho utwo turagenda tugakominikana n'imbone zacu z'amaso zikareba ibifatika, ubwenge bukabibika bukaburigisira. Ndagira ngo tuvuge ku nzira. Iyo ni inzira ituma unyumva, ijwi ryanjye rikagera muri wowe. Noneho iri jwi ndi kuvugana nawe riherera muri wowe. Ndagira ngo tuganire ku nzira. Iri jwi rya Anicet niyo mugabo riherera muri wowe, rigakrosinga muri mayindi, rikazenguruka mu ntekerezo, umutima wawe ukaganira n'iryo jwi riri mu ntekerezo. Ariko noneho ndagira ngo tuvuge ku nzira. Aho hirya y'ibitekerezo, hirya y'ijwi rya Anicet harimo indi nzira. Peria donance elema, hari mwindi nzira Imana yumvikaniramo. Niba unyumvishe kuko ugendeye ku ikoranabuhanga ryaremwe n'amaboko, ndagira ngo nkubwire ngo ubwenge buri kumva Anicet n'ubwenge buri gutuma Anicet avuga bwaremwe n'Imana. Noneho ubwo ari Imana yaburemye, wowe uri kundebera muri connection y'abantu. Noneho ubwo Imana yaremye ikintu gituma ngewe nawe duhura, no muri wowe yaremye inzira ituma uyumva, yaremye inzira ivuganiramo nawe, yaremye inzira ituma ufunguka ukareba hirya y'ibyo bitekerezo, hirya y'urwo rukuta, hirya y'iyo ekara, hirya ya mashine, hirya ya televiziyo. Hari Imana ihari, hari Imana ihari, hari inzira Imana yumvikaniramo, harimo ubundi butware, pendo wa lemania elema edra, harimo ubundi butware. Ndagira ngo tuganire ku nzira. Iyo ni inzira y'abasiyantifike bakora, nka gutelefona ukitaba. Umuhanga yaravuze ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Ariko ndagira ngo nkubwire, ubwo zirenga 1000 harimo inzira Imana icishamo abantu kugira ngo bagere ku mugisha wabo, hakaba n'inzira Imana icamo kugira ngo ibere abantu umugisha. Uyu munsi Uwiteka gukingurira amarembo, inzira y'Uwiteka ibe open ku buzima bwawe. Imana igucira inzira. Imana ishimwe. Ndumva navuze induru. Ndagira ngo ukomanga ubwenge bwawe ubwire ngo hari inzira Imana yavuganiramo nanjye. Ndagira ngo ubwire ubwenge bwawe ngo hari inzira nakumvira mu Uwiteka. Yesu ashimwe cyane.
iyo nzira yawe iyo yanduye Satani ayinyuramo ukarota ibintu bipfuye. Niba Satani yarabonye inzira akubwiriramo kugiye gupfa, ndagira ngo wongere uhindukire mu ruhande wumviyemo kugiye gupfa, ubwire Satani ngo namenye ko hari indi nzira ivuga ubuzima. Hari inzira dayimoni yanyuzemo irakuriganya. Ndagira ngo wongere ubwire iyo nzira yarangaye ku buzima bwawe, uyibwire ngo nushaka wifunge, hari indi nzira Uwiteka anyuzemo ngabira umugisha. Ndagira ngo nkubwire mu nzira nyinshi wagiye unyuramo, hari inzira y'Imana ihari. Hari inzira y'Imana ihari. Iyo nzira ni inzira yo kwera. Abantu imitima ntibajya bayinyuramo. Bibiliya iravuga ngo iyo nzira izabiye babandi mu basome mu gice cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4. Yesu yabwiye umusamariya akaza aramuga ngo igihe kirageze kugira ngo abasenga data batamusengera i Yerusalemu cyangwa imaka, batamusengera kuri Ararume Business Center nkaho twicaye hano Kagugu, batamusengera i Nazareti cyangwa ku misozi ya Kanyarira na Kizabonwa, batamusengera ahandi. Aravuga ngo abo data ashaka ko bamusengera mu kuri no mu mwuka. Aravuga ngo kuko data ashaka ko benabo dushimiye benabo aribo bamusenga. Rero utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Yesaya abise babandi buzuye umwuka wera, babandi bafite umutima w'imbabazi, babandi bita ku mfubyi, babandi bezwa, babandi bakoze ibyaha bakabyihana, babandi bababarira abantu, babandi basangira n'abandi, babandi apana bamwe bavuga ijambo kugira ngo indonke ziboneke, apana babandi burira umusozi ngo mubahe amatike. No, inzira babandi bamesha ibishura mu maraso ya Kristo. Iyo nzira ibonwa n'umuntu witandukanyijwe no gukiranirwa kose. Iyo nzira yitwa inzira yo kwera. Ntabwo bisaba ngo ube warize menshi, tibisaba ngo uvuka mu miryango ikomeye, tibisaba ngo wicaye muri Canada nkaho uri, tibisaba Australia, ntabwo bisaba Burayi na Amerika, tibisaba Aziya na Oceania. No, inzira isaba ko wera. Mbisaba ko uba wejejwe, umutima wawe wera, imirimo yawe yera, imigambi yawe yera. Iyo nzira kuko Imana ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Dushimiye Imana cyane, kandi noneho dushimiye Imana cyane. Ntari ryana izahagera. Ikintu gitangaje, iyi nzira nta murozi uzayibonekamo. Ariko sinzi niba hari umuntu muri kumvanira ijambo ry'Imana ngo umuhindukirire umubwire ngo hariho indi nzira y'Uwiteka. Ubundi ibibazo wahuye nabyo hari inzira byanyuzemo bigusanga, noneho bihindukirira ubwire ngo hari indi nzira mugiye kunyuramo musohoka, kuko hari inzira mutamenye kuri njye igiye kugendwa. Imana Nahumu yigeze yahanurira Yuda, ahagarara ku musozi aravuga ngo Yuda we dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro, dore nguyu araje. Ayo maguru nta wari uzahazanyura, si ku rugo rw'umurozi, si ku mupfumu, si ku mukonikoni yanyuraho, bari kuyavuna, si kwa mukeba ntiyamuha inzira. Ntabwo ari kwa nyogosenye, si kwa nyokorome, si hazanyura. Ariko Nahuma yabona yarabwiye ngo dore ngaya amaguru ageze ku marembo. Pendoriya bonamani ya Salimoria, amarembo yawe yakira inkuru y'ibirenge bihagaze aho, kuko inzira y'Uwiteka igiye kuba nyabagendwa. Jambo ryambwiye ngo ubutayu n'umutarwe bizishima, ahari umusenyi wotsa hazadudubiza ikidendezi. Ndagira ngo nkubwire ko hari ahantu haguye umwuma, hari ahantu hatigeze hagendwa, hari ijambo utigeze ubwirwa mu mutima wawe, hari inzozi utigeze urota, hari intebe utaricaraho, hari inzu utarararamo, hari uburiri utararyamaho. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ubutayu Imana igiye kuhatembesha. Kwatembesha imigezi, ibirenge byawe byaragenzura ruha, ariko noneho Uwiteka bari ukugenderera. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ntaho utagenze, wagenze imisozi, umanuka amataba, uzenguruka ibibaya, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntacyo wigeze ubona. Ariko uyu mwanya Uwiteka waremye byose, niwe waremye ibyo ushaka, uzenguruka wiruka, wajyaga gushaka iby'Imana yaremye. Wowe ntuzi inzira wanyuramo, ariko Imana izi inzira yanyuramo. Kandi attention, ukitondere kuba utaza aho Imana yanyura igutabara ntibisobanuye ko itazaza. Ntabwo bisobanuye ko itazaza. Bwa kabiri ndagira ngo nkwibutse iki ngiki,
wowe utaraza ntiwari uzi kubaho, ariko Imana yari yarakugeneye uburyo uzabaho. Aho wari uri utiyizi, Imana yahabitse ibizakururutsa umutima utaramenya. Ndagira ngo nkubwire ngo hari inzira, ndagira ngo mvugane n'umutima wawe nkubwire ngo hari inzira. Wa maso we wariraga, reka nkubwire ngo hari inzira yandi marira y'ibyishimo. Wa kanwa we kagiraga umubabaro n'agahinda gahoraho, reka nkubwire ngo hari undi munezero, hari undi munezero uzakunyuramo. Ndagira ngo nkubwire wa mutima wuzuye intimba n'amaganya, reka nkubwire ngo hari indi nzira y'umunezero Uwiteka Imana afite. Abanyamagambo babonye inzira banyuramo, Imana irabareka baraza, barahura baraterana, ariko nyumva banyura muri imwe kugira ngo baterane. Ariko Uwiteka yararahira avuga ngo nibatatana nzabacisha muri zirindwi. Nshuti y'umusaraba, aho uryamye ku gisasiro cy'uburwayi ufite inzira wanyuzemo kugira ngo ujyeyo. Ariko ndagira ngo nkubwire nkira, umugabo umwe yigeze yavuka, yari umwana w'umusore, agize imyaka 16, iwabo baramurambirwa, barikorera bajyana ku kidendezi, baravuga ngo rwarira hano. Nyiri kidendezi ajya hanyura, bamushyiraho abamurwaza bararambirwa, bamushyiraho mu muryango wabo bararambirwa, bamushyiraho inshuti bararambirwa, bamushyiraho abaturanyi ararambirwa. Bibiliya iravuga ngo bigera igihe nta muntu n'umwe yari afite umujugunya mu kidendezi, ariko icyiza yari akiryamye iruhande. Nyiri kidendezi yarazaga bafite babo bakihinduriza, ariko uwo munsi Yesu abwira marayika ngo ntumanuke, ndinaha mu isi ndahinyurira. Ndagira ngo nkubwire ko hari ikiganza wari utegereje mu rugo iwawe, wari utegereje so wanyu n'amajwi y'abantu, none Yesu ababuze kuza yiterera intambwe ze kuko agira inzira yanyuramo. Ababujije abantu kuza yiyizire. Ntabwo Bidodomo yari azi ko hari inzira Imana yanyuramo kugira ngo atabarwe. Ntabwo yari azi ko iyo nzira ibaho, ntabwo yari azi ko ihari, ntabwo yari azi ko ihari. Ariko ndagira ngo nkubwire nawe hari ibyo utazi. Kubera iki wumva se? Nakubwiye ngo ntabwo ari uko mvuze, nta nubwo ari ku ijwi, nta nubwo ari uko ugutwi kwawe kumva. Wumva kuko ugutwi ari kuzima, ukumva kuko mvuze, ukumva kuko hari kominikasiyo y'ijwi ryanjye no mu gutwi kwawe. Iyo ni inzira, iyo ni inzira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. None se kubera iki uri kundeba tutari kumwe? Iyo nayo ni inzira, ntiyakozwe n'amaboko y'abantu. None umuntu yashoboye ibituma n'iseti nicara hano mu Rwanda i Kigali nkavugana nawe uri aho ngaho. Imana inanirwa icyatuma igusanga muri ibyo bibazo. Njyewe ngeze muri icyo kirwa utuyemo, uri kundeba kuri ekara imbere yawe, uri kundeba kuri mashini imbere yawe. None se gutubona n'iseti Imana ikaba itakwiyereka? Njye nitwa Mazimpaka Jean. Kubera iki se? Ndagira ngo nkubwire ngo inyuma, ndi kukubwira ngo inyuma y'iyi screen yawe, inyuma y'iyi mind yawe, inyuma y'uyu mutima, inyuma y'umubiri wawe hari ijwi Imana yanyuramo ikavugana nawe. Imana yongera itobore ivugane nawe. Nubwo tutabya ubwabyo birakabije. Bibiliya ivuga iki? Yesaya nitwa Prophet, birasobanura ngo Uwiteka ni umukiza, umukiza wo gutabara umuntu akamukiza ikiganiro cyo kuri Yesaya ahanura avuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Yarabanje avuga impamvu inzira izaba, aravuga ngo nuko ntayihari. Aravuga ngo ikintu kizatuma mu butayu amazi aza agahinduka nk'ikidendezi nuko uyu munsi umusenyi uhari uri kotsa. Amagambo uri kumva mu matwi yawe ari kugutwika, ubuzima uri kubona burashanyaraje. Yesaya aravuga ngo none wabutayuwe, ndagira ngo nguhanurire iby'Imana inyeretse. Nawe wagutwiwe, ndagira ngo nkubwire iby'Imana ivuganye na Anicet. Yesaya aravuga ngo wamusenye, wowe imvura izakugwira utohe, ubushyuhe bwawe buzaceceka, ibibazo byawe bizashira, bizavaho. Uyu mwana ubyaye kakunanira itabi gukora, iyi nyota izanyagirwa itohe, ntizahora n'umwuma. Aravuga ngo wamusenyiwe uzaba ikidendezi, ufata amazi noneho imbaraga z'Imana, faya, umuriro uvuye mu ijuru, ninde ukuzi, ninde waguhamagara, ninde wakujyana mu kazi se, ninde Bibiliya avuga ngo niwe ugira ikirema ukagikomeza, kandi tuzi neza ibintu iwanyu ntawe uhagenda, nicyo gituma nta bidaha. Ariko hari umwami ugiye kwerekeza ibirenge iwawe, hari umwami ugiye kunyura mu marembo yawe,
nta mukwe wabonye mu rugo rwawe, nta mugeni wigeze ubona yinjira, nta mutazana, nta yahinjiye, haniya hasohotse kujye gucyura umugeni, turanezerewe buri wese bitewe naho ari, wagibona bigenda nta byagarutse wabaye umwanya wo kugira ngo tuganire n'abantu, aravuga ngo ariko mu butayu, ngaho umugisha mu butayu hazatemba imigezi, noneho kabiri mu kidaturwa imbaraga z'Imana biravuze ngo aho hatari hubatse, aho hatari hatuwe, aho hatagira kuhaba hazaturwa, kaze mu bawe urisa habe nyabagendwa. Nagira ngo nkubwire ko nawe wagishwa inama, nawe watumirwa, nawe wakenerwa, Imana yaguhindukiriye, Imana ijya ibikora, Imana ijya ibikora, Imana ijya ibikora, ijya ibikora baguteye umugongo bagahindukirira kugukomera amashyi bakuvugirije induru. Baba wasuje ibiganza biri mu mufuka, birashoboka ko bandika izina ryawe bavuga ngo ni wowe ukwiriye. Ndagira ngo nkubwire wanzira witarigeze icika, aho ngaho ubona hatari umuntu, aho ubona hatari imbaraga, aho ubona hatari ubuturo, hagiye guturwa kugira ngo inzira ishyirweho kandi uzagendererwa, uzagendererwa. Ndavugana n'ubuzima bwawe ngo buragenderewe, ndavugana n'amaboko yawe ko agiye kugendererwa n'iby'igiciro, ndavugana n'umunwa wawe kugenderewe n'inkuru y'ihumure, ndavugana n'umutima wawe wabuzima we, w'amaso ugenderewe no gukira, w'amaguru ugenderewe no kubaho, wa munyamibabaro ugenderewe n'umunezero, uragenderewe, uragenderewe, uragenderewe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndumva Uwiteka akugendereye, ndumva Imana ikugendereye. Kingura amarembo yibwire ngo injira, yibwire ngo injira, wimusigaho ngaho. Mupfakazi yaravuze ngo mfite utuvuta duke, yabwira Yesu ibyo ufite. Muririmbyi yaravuze ngo bwira Yesu byose, n'ibikuriza n'amakuba yawe byose ubimubwire. Yesu yarongera aravuga ngo noneho ayandi ibihamya byinshi bitandukanye, ikutiro ry'ingunzu hazaba umutaka, n'urupfunzo ruzamera aho ngaho. Nabwiye abantu badukurikiye ko genda umuhanuzi, hari ingunzi zikaryama bizinyatsi, ikaryama aho ngaho. Mu mategeko ya Bibiliya Imana ingana n'ukuntu atekereza, ariko mu cyimbo cy'ubu nuyifata nk'inyemazi hatose izaza noneho kugira ngo umenye ko amazi n'ubutaka bwaho nuyifata ngo hazamera urufunzo nk'inyantege nke, ize nubwo gisarura nk'inyantege nke, hanyuma ku kigoryi kimeza imbere y'amazi, bisobanuye ngo n'ubutaka cyangwa se kugoramye. Uwiteka Imana yiyereka urufunzo mu buzima bwawe, ntabwo ari hanyuma ku munyabwenge urufunzo rugaragaza ko ubuzima bushishe, hari ikimenyetso kiba bisobanuye ngo Uwiteka yaratugendereye. Ibiri muri njyewe byesitaye n'iby'Imana yashyizemo, ko yaranyibwira ngo muri wowe nshyizemo estarasiyo y'ibyanjye. Rero dushaka dusengera kubera n'ubuhanuzi nagiye ntanga ahantu hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, hano mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, mu bihugu byose nagezemo bikagenda bisohoka. Hanyuma rero baboneraho nyine guteraho kashe, barabaza wa muntu koko iby'Imana birezitaye. Ni muri ubwo buryo rero ntibazigera banyura muri iyi nzira. Ariko notabene ikitonderwa, abagenzi naho baba ari abaswa, iyi nzira ntibazigera bayiyoba. Ntabwo bizasaba ngo uziga kwitwara uburyo abantu bagenda mu bisubizo, igisubizo kizakwigisha uburyo ugitwara. Ijwi ry'Imana rizakwisobanurira uyimenye, ineza y'Imana izakorana nawe. Birasaba kwihana, birasaba kwatura, birasaba kubabarirwa ugakurwaho kugira ngo ibyiringiro byo guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana bibane nawe. Kwatura icyaha ni ukukivuga mu izina ryacyo, kandi kubabarirwa icyaha ni uguhindukira ukakireka. Imbabazi zo zihoraho, ariko nawe nuhoraho utsinda ibyaha, uzahorana n'Imana mu butsinzi. Abantu dufatikanye dusenge. Ugasanga arimo gushimira Imana, Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana idakiranirwa, Imana ituramburiye amaboko kugira ngo ice inzira aho inzira zitari. Hari inzira nyabagendwa yo mu muhanda, iyo ni urujya n'uruza. Hari inzira yo mu kirere indege zinyuramo, iyo ni urujya n'uruza. Hari inzira yo mu nyanja, iyo ni urujya n'uruza. Inzira yo mu muhanda ibyara ikintu cyose Imana irimo byanga inzira y'urujya n'uruza umuntu ayihuriramo n'ubucantege. Inzira y'amazi umuntu ajya yirohamiramo, inzira y'ikirere indege nazo zirahanuka, ariko inzira yawe ntibamwe impanuka. Jambo ryambwiye ngo nta ntari ryana izayibonekamo. Mu gihe inzira yo mu muhanda imodoka igongana na moto, igare ryica umumotari, igare ryica umushoferi, ariko inzira uciye
nta muntu n'umwe ugirogoye imigambi yawe, niko Yobu yavuze. Indege zijya zihanuka, ariko inzira y'Imana ntijibamwe impanuka. N'umurozi ntayigeramo, umupfumu ntayigendamo. Indege umupfumu arayicaramo, umurozi ayigendamo. Mu nzira turahura, mu nyanja banyuramo, ariko inzira uciye yawe, ijambo ry'Imana, ijambo ryawe riratubwiye ngo ni inzira yo kwera, nta ntari ryane izahagera. Ni inzira uciye igiye gutera ihumure, umutima wawe uyiciriye, kandi igasiga ibimenyetso by'urufunzi, ibimenyetso byo gutoha, ibimenyetso byo gutabarwa, ibimenyetso by'uko twagenderewe. Ikimenyetso cy'uko wagendereye ingumba nuko abana bakina mu mbuga. Ikimenyetso cy'uko wahaye umukene kurya nuko arya agasigaza. Ikimenyetso cy'uko wambitse abantu nuko bambara bakanaberwa. Ikimenyetso cy'uko waduhaye akazi nuko dukora tugakoresha abandi. Ikimenyetso cy'uko twabyaye neza nuko tubyara ababyara nabo bagashobora kurera ababo. Turagusabye kugira ngo uduhe ibimenyetso by'uko ubutaka bwacu bwatoshye. Ndasenze umugongo w'uyu mubyeyi nuheke, inda ye nawe nibyare, ibiganza bye nibifata amafaranga, nibifata amadolari, viza ye niterwe mu izina rya Kristo, ibirenge bye nibigende, nawe niyicara hirwe, naryama asinzire, nabona inzu y'ihumure, ineza y'Imana nigaragare. Ndagushimiye Mwami Yesu, waye icyubahiro kubw'ubuntu bwawe, bisenze nizeye none n'iteka ryose ku bwawe Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ninkugiriraho umugisha ukawugirira no kuri Kristo, reka tubere n'abandi umugisha, musharinga ijambo ry'Imana kugira ngo ubuzima bwe bwakira impinduka ibonerwa muri Kristo bibe bityo none n'iteka ryose, amen. Shalom, shalom. Urumva